Turi ku isi guys, ba witonze. Uyu munsi ndashaka kukubwira ko Imana itanga ubuzima, igatanga amahirwe kandi igatanga n'umugisha ku bantu bayiyambaza. Ubundi muri ubu buzima iyo wizera ugakora cyane kandi ugakomera ku mutima wawe ujemo urukundo n'ibyiza, Imana iragushigikira. Niza amasegonda make nkubwire iby'ingenzi. Impamvu tugihumeka umwuka w'abazima ni kubw'izindi mbaraga. Niyo mpamvu dukwiye kubaha Imana tukayiringira mu bihe byose, haba ibyiza ndetse n'ibigoye. Ndabizi neza muri ubu buzima hari igihe uhura n'ibibazo ukumva ucitse intege, gusa ntuzigere wibagirwa ko Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo turi ku isi. Niba ushaka gutsinda aka kayatangira, wemere ko ushoboye, ugerageze ukore cyane, wihanganire imbogamizi uhura nazo mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi ibyo ukora byose ubishyire mu biganza by'Imana. Nshuti zanjye, impamvu turi kuvuga aka kanya ni uko turi ku isi. Ayo ni amahirwe dufite. Dukwiye kumenya ko dufite agaciro kandi tugaharanira ejo hazaza hacu heza. Ukwiye kumenya neza ko mu gihe uri kumwe n'Imana nta kidashoboka. Mwese mugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibarinde. Turi ku isi hamwe nanjye BYT mukuri kose Vibes. Bagezeho inkuru zitandukanye zagufasha guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, zakwigisha ibyo usabwa gukora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ukunda ibyo dukora ntukagende utabitubwiye muri komenti, kandi nabwo ufite inyunganizi byarushaho kuba byiza cyane. Icyifuzo kirimo ibyo wifuza ko twazagukoraho ubutaha nabyo ni byiza cyane. Nshuti zanjye, genzura neza niba warasoje kuba umwe mu badukurikira, mbese warakanze kuri buto ya subscribe. Bizarushaho kuzibonera ku gihe ibyo tuba twabateguriye kandi byiza cyane. Nitwa BYT, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashyira ukuri ahagaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri weekend hamwe nanjye BYT, binyuze mu kiganiro ukuri kose Vibes. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, tinyuka, urashoboye. Ubyifuza watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 073 49 57 64 5, ukaza tugatangirana iyi weekend dufite Vibes.